Igitondo cyiza abakunzi ba Win Entertainer, yes turagarutse Moto Fire, tugarutse nta kindi kitugaruye hano ni ukubabwira situation y'intimba ya Ravi bigiye kuba mu kanya ibyabaye ku munsi w'ejo. Urabizi yuko tuza rwose tukabamara amatsiko tukababwira byinshi biba bikomeje kugenda binavugwa kuri iyi filime y'intimba ya Ravi. Ni filime rero y'uruhererekane ubona yamaze kuba rwose inaca ibintu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nawe urimo urabibona yuko iyi filime rwose irimo iraca ibintu cyane pe. Ni filime iri gutuma abantu benshi tumenya agaciro k'ikiremwamuntu, agaciro k'urukundo n'aho turi. yes ni ukuvuga ngo rero kuri ino nshuro tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubwira abantu uko bimeze, tujya mu ngo za kwa Maravi, kwa Mashima, tubabwira situation nuko biri bugende mu masaha ari imbere. Nyine ubwo icyo wasabwa nta kindi ni ugutera agatebe Cyane nibicare tuganire, ubundi twungurane ibitekerezo n'abakunzi ba sinema nyarwanda. ariko di akantu nshaka kubibutsa, ukora subscribe unatera comment tubwira aho tugomba guhindura, naho nyine wumva hari ukuntu wumva ikintu ukavuga ati nyamara aba bantu bashobora guhindura ibi, baramutse bahinduye ibi byagenda neza, cyangwa ugahita uvuga ati muri mu murongo muzima ati turabemera. Ako kantu rwose munakora subscribe, munalikinga, share, ntimuze kubyibagirwa nyamuneka. Ukuri ntibaze kubyibagirwa ni ingenzi, bitwereka ko tunari kumwe nabo di, ntimugatume twiganiriza. Yes ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane. Tugiye guhera kwa Mama Ravi. Urabona yuko Ravi bye byamaze guhindura isura, yamaze gushimutwa. Byabacanze mu rugo ntabwo bazi ngo Ravi yaraye he musibe ejo. Niba ari umuntu reka mama aravuga yuko mimata yakora ntikizompara pe. Shana ukuri pe. Mimi ntago ajya kura. Barakibwira ngo hashobora kuba hari ikibazo utareba yati ngo bamusohokanye. Ariko wanda bafite taki yo gusohoka. Suzarota avuye muri exam. Yasohotse umuntu atazagaruka we na Shema. Namanzi. Ntago manzi yabikora no munyabwenge. Ariko urawe rwose nimba atekereza kuri uramutse musohotse ukamubwira ati ntabwo turi butaha turarara mu hoteli yabyemera. Keretse bamuhuje keretse bamuhuje na Ganza niwe umeze nka Bimi bakigendera bakenjoyinga tukazaca imana. Yes dukubara rero Ravi we yamaze gutwarwa, gusa nubwo yatwawe amakuru dufite nuko mu gice kigiye gukurikira ibi bintu biraza kumenyekana cyane. Ari nibyo byamaze kujya hanze, amagambo yonyine yabwiye Manzi yatuma akekwa. Manzi urabizi aranariza akantu ku kandi, waya yanamwanarisha ariko ubona yuko hari ikintu kuko yahise namubwira ati cyangwa Shema hari ibyo wamukoze. None wibuke uyu munsi shaka tunakomereza tujye tubabwira none ejo hashize no duhita tubirangiriza rimwe. Arine byamunaniye kwihangana itajya wabo wa Ravi. Yego ajya kwiyemera. Ibaza umuntu yicishije undi agaruka no kubiryaho. Deja baraza guhita bamukeka kuko nimba wibuka neza amagambo Ravi yigeze kubwira mama, yamubwiye yuko Arine ashobora gukora ikintu kibi nyuma yo kumufungira muri ka kazu. Cyane we yabaye akihagera ari gusakuza yidoga ko avuga amazina ateye isoni, ngiye kuyavuga birananira. Umutindikazi n'andi magambo menshi ngiye ntajya mbasha gusubiramo. Akiri kubivuga Manzi aba aramwifatiye. Kandi abizi Manzi na Mimi bari mu rukundo rumeze gutya rugurumana. Ahasanze Arine ari kwidoga ko umutindikazi yamuviriye mu nzira, kandi bamaze amajoro 2 baramubuze. Biraza kuba ikibazo gikomeye. Kandi nanone muri icyo gice ikindi kintu mugiye kumenya, Shema ayo bintu agiye kumenya kandi nabimenye ukuri kose kuraza guhita kujya agaragara. Akimenya ko Ravi yabuze, ubundi niyo ntambara ya nyayo yeruye hagati ya Shema na mama we. Bishatse kuvuga ko tugiye kubona filime y'umuriro. Ubundi nibwo twajya tujya kureba filimi y'ikiremwa muntu na kamere yacu ya nyayo. Yes no kuvuga ngo rero birumvikana ko ari byinshi bikomeje kugenda bivuga, ariko sha umuntu biyayo na Claudine rwose basekeje ku munsi. Nta basazi ibaze bagambanye ibintu bageze imbere ya Shema birabananira barabihindura. Ubu se ko Shema yahaye amafaranga Claudine, koko Claudine ari buyahebiye ariko yagiye amufitiye impuhwe. Claudine nta yari bumuhe pe. Claudine ariko nyambona agira umutima mwiza. Cyakora cyabiye gishobora no kumutakamira yagiye. Claudine agira umutima mwiza kandi njya mbona yumva.
kandi Claudine nta nzara y'amafaranga afite, ntayo kuko arayafite, arigamuha amafaranga menshi muri rwa rugo. arahembwa neza, uwinjiye n'usohotse aramuha amafaranga, noneho wibuke ko afite n'undi mushahara ari gukorera ku ruhande, wibuke ko n'ubundi afite akandi kazi. ariko umuntu bita Mama Shema araza gusara. Mama Shema we byamucanze. Bakunzi b'Intimbaravi rero murabizi, hano duhera ku makuru y'ibyabaye umunsi w'ejo tugasoreza ku makuru y'ibiri bube uyu munsi, niyo mpamvu ngushishikariza nkakwibutsa kumva ikiganiro nibura nko kukageza mu minota 7, iyo wumvishe 2 cyangwa 3 nta kintu uba ukuyemo, kuko uba uri kureba bya bindi wabonye ejo nibyo urimo urumva. Niyo mpamvu rero tubanza kubaciramo incamake z'ibyabaye ejo n'ibiri uyu munsi, ubundi tukabinononsora nyuma. Urakoze rero wowe ubanye natwe, reka twanzike. Umunsi w'ejo twasize Ravi bamushimusi, inkuru itari nziza ku bafana ba Ravi, urukundo rukeya ku bakunzi ba Ravi muri kutwereka ntabwo rushimishije. Muze dusengere Ravi ntagire ikintu aba kandi aze kugarukira igihe di. Ese uyu muntu umushimuse mwaje kumenya uwo ari we? Abantu bamenye uwo ari we mumbwire muri komenti, ubundi tutanguranwe iyo tujya gutabara Ravi. Mimi wakomeje kuba icyanze, ubuzima bwose bwahagaze ngo afite iPhone. Iyi iPhone Mama Ravi tubabarira ubu yibitse Mimi abanza ave mu kizamini. Ndakwinginze iyi telefone irakomeza kuzamura umwuka mubi, utekereza ukuntu Neira ari kureba Ravi, noneho ari gutekereza ko ari buteranye bingana iki mwuka byaramo. Iyi telefone Neira uko mubona yanayimenagura cyangwa akayihisha kugira ngo yihorere kuri aba bana b'abakobwa. Ese Neira afite izihe ngamba? Ntucikwe ni hano kuri Wini uza kubimenyera. Mama Shema warambitse agapira hasi ukaba umubyeyi nyamubyeyi, ukareka kuba umubyeyi gito. Uwo ni umwana wundi, kandi umwana wundi abishya inkonda di. Ese koko ufite imbaraga wumva uzafata iyo nzu ugakoropa, ugafata amasahani ukoza, ugateka, ukavoma? Tubwize ukuri. Ariko uwo mwana w'umukobwa iwabo bafite amafaranga, ni abakire. Niba akeneye abana bo mu bakire yakagiye iwabo bakamushakira undi mugabo utari uwo. Urabizi ko urukundo rutaguranwa amagana. Fungura amaso mubyeyi urebe inzira waciyemo wishaka ko n'umwana wawe azicamo. N'abatindiye rero reka twanzikire mu rugo kwa Ravi tuvuge ku byabo. Umunsi w'ejo Ravi bari bamushimuse mu rugo barategereza. Murabizi Ravi ibintu byose abwira mama we, ntabwo yari yabwiye mama we ko atari butahe. Abantu bakurikiye umunsi w'ejo mwabonye ko Ravi bamutwaye ageze neza ku muryango mu rugo. Ariko nk'umubyeyi murabizi ngo umwana yagize ikibazo amagare yikora tonze, yahise yumva hari ikibazo asohose, abona umuntu ararenga yikoreye undi ariko ntiyabyitaho, ntiyita kureba ko ari umukobwa we batwaye. Nawe uzi neza ko ubuzima bw'umuntu buhenze, mbabarira uze dusengere Ravi tumubona agaruka. Kandi nizere ko ibi bintu bibaye kuri Ravi biri bube ishuri kuri Shema na Mama Shema. Mama Shema tekereza ko ibintu washyizemo umwana wawe bigiye kwicisha umwana wa rubanda, kandi ushaka gushimisha umwana wundi wa rubanda. Sinzi niba iyo nteruro uri kuyumva. Uwo mwana si uwawe, uwo mwana uri gushaka gushyingira uwawe si uwawe. Uwo yakunze ugiye gutuma apfa? Ese uratekereza napfa ugashaka agashyingiranwa n'uwo ushaka azabaho yishimye? Ese wowe uzaba wishimye ko watumye umwana wundi apfa? Wikigira intare y'ingore mubyeyi, fungura ku maso urebe sosiyete, urebe uruganda rw'ubuzima aho rubera, wijya mu ngamba z'ibintu bitunguka. Dukeneye kukubona uri umubyeyi muzima nk'uko wahoze. Claudine mu mayeri menshi y'ibanga rine ry'icyo ari cyo, ariko Aline kuko ari biri hanze yamaze kwishyiramo umutima w'ubugome n'ubugambanyi, kwihorera. Ariko ubundi mwebwe mureba mubona ibingibi ari nakora abikora kubera ko akunda Shema, cyangwa abikora kugira ngo yihorere anezeze rubanda, tubone ko yabashije gutsindira Shema? Ntababeshya Aline ntabwo agikunda Shema. Mwumviye amagambo yose atutse Shema? Ese ubaye uri n'umusore cyangwa umugabo, uyu mugore yagutwaye amagambo aryamye yicaye aha hasi, ukagaruka ukanamukora no mu ntoki? Ariko di n'umuvandimwe nawe naza kunyaka akanya ngo avuge ndi bumureke avuge nta kundi.
reka duhite twinjira muri ibi bintu by'umwihariko tubisesengure, ariko uyu munsi noneho ndaza guhera mumbwire muri komenti aho ndi buhere. Abakunzi banjye nimba unkunda nyamuneka avuga ati faya muri komenti, faya ukore kuri like unasharinga iyi video, aho rwose turaza kuba tubyemeranyije yuko unkunda, n'ibinakunda nzakwira akanamba kanjye rwose tujye tugenda tunaganira gatanu kuri gatanu, kuko turashaka no kubakorera gurupe, by the way, gurupe muzajya musangamo n'ibyamamare, abakinnyi ukunda bo muri filime nyarwanda ukabasangamo. Birumvikana yuko nyine ibyo bintu ari byiza cyane. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka duhite duhera kwa Shema na Ravi. Murabizi yuko ku munsi w'ejo bari mu twatsi barimo baganira, Ravi arimo abwira Shema ati mena umuceri ibintu birangire, ati wicaze umuryango babwize ukuri, babwire yuko uri umuntu mukuru ugomba kwigwanira. Ese koko namwe nkuko mubibona Shema ibi bintu araza kubikora? Araza kwicaza aya masasu, ibi bombe biri mu rugo iwabo byaba mama we ndetse na Aline, bige kuri ibi bintu koko babishyire ku murongo? Ese Aline waraza kubyemera wamaramaje na mama we wamaramaje? Uziko neza neza hari umuvandimwe ejo twaganiraga arambwira ati nyamara aba bantu batumwe na minisitiri kugira ngo Shema ashake Aline, batumwe na minisitiri. kandi natwe nawe nimba ufite amaso abiri, ufite iry'umubiri ndetse n'iry'umwuka, ibi bintu uze kubicunga neza, nudasanga mama wa Shema hari ibyo yemerewe na minisitiri bidasanzwe kugira ngo Shema akundane na Aline, ibi bintu nge nzabagurira akantu. Reka twikomereze, turaza ubwo mu kanya gato kari buze dushobora kuza kubona, ariko Shema n'ubundi nubwo yabikora ibi bintu ndabona ntacyo biri butange pe, ndabona ntacyo biri butange muri rwa rugo rwose. Nyamuneka mu kanya gato rero dushobora kuza kuyibona tukabona Shema rwose yicaje famiye, abari kumwumva arabafitiye ku ruhande rwe, ariko hari amashitani afite muri rwa rugo, bikaza kugorana. Katwigarukire kuri cya gicupuri cyacu rero, ngo ni Mimi bye bikomeje kuba nawe rwose nzamba kanyina wa nzamba. Impamvu ni iyi, haracyakomeje kuba ikigoryi. Ibaze yuko kugeza na n'ubu mama we akigisha kugira ngo amenye urukundo icyo ari cyo, amenye uko azajya afata Manzi, ariko byamaze kunanirana. Mbega Mimi, abantu mukunda Mimi mumpe komenti, munarayikinge munasharinge, kuko ibintu bya Mimi nawe muri no filime bimaze kunshanga. Mimi arakundwa n'umusore uriseriye, ariko ni igicupuri kiri aho, ni ikigoryi. Ubuze tuvugisha ukuri, biramutse bigeze nk'aho ibya Shema na Ravi bigeze koko hakabaho kuba bashakana cyangwa se bana, murabona Mimi yabasha kubaka urugo? Cyangwa ahubwo yajya yirirwa muri Snapchat, nta nubwo uriya yabasha rwose no gukora akazi, niyo bamushingira akantu Manzi atagashobora, ahubwo yajya abisiga akigira kuri Snapchat akabyihera abantu, kuko mbabona ari akaguryi kibereye aho. Wayigenge uriya mwicanyi wo kwa minisitiri nawe reka tumugarukeho. Bakunze kwita Tita, ariko njye mwita Wayigenge kuko turaziranye cyane. Ni ukuvuga ngo Wayigenge nawe yamaze, cyangwa se Tito yamaze kumaramaza nyuma y'ibyo bamukoreye kwa Ravi, ariko biraza kugorana kugira ngo yice Ravi, ndetse dushobora no kubibona muri iki gice. Biraza kugorana cyane kugira ngo yice Ravi rwose, tubone Ravi yapfa, kuko bisa nkaho nawe rwose uru rugo yarutinye bitewe na mama uyu mubyeyi uri muri uru rugo. Ibaza urugo Aline yatinye kugarukamo akarwoherezamo Wayigenge Tito. Ntabwo biri bworohe, mu masaha ari imbere ibi nabyo turaza kubibona. Wayigenge araza guhabwa indi misiyo yo gusubira muri uru rugo, ariko nareba nabi ashobora kuza gufatwa atari yagera ku ntego. Ibi nabyo niko rwose turimo turagenda tubibona. Ikindi kandi kwa mama Shema, umuntu bita Aline barimo baragenda bamukoramo amakuru. Ange amaze kumenya byinshi, Claudine amaze kumenya byinshi. Ku munsi w'ejo rero dore byanarangiye, filime yarangiye aho yafungiye telefone Aline yitabye avuze ati alo, mwari muzi yuko uriya mukobwa ari ikigoryi? Hariya hantu yari ahamagawe na Wayigenge amubwira ko agiye gusubira ku kazi kandi ashaka kwica Aline, arava akamukura mu nzira vuba na bwangu. Rero Ange na Claudine bahise babyumva. Murumva se umuriro kwa Shema utagiye kwaka? Umuriro kwa Shema ugiye kwaka. Nanone kandi tugaruke gato
kwa Neyira. Neyira afite ishyari riracyamumena umutima di, aracyamumena umutima, ubwo aho ni kwa mama Ravi, ishyari riracyamumena umutima ko Mimi akundana na Manzi. Ese koko buriya uriya mukobwa ibyo yakora byose niyo yagira imijinya imeze ite, abona koko hari umuntu ushobora kumwumva muri iyi filime? Nta n'umusore wamukunda kuko ni akanyamashyari. Buriya abasore ntibakunda abantu bagira amashyari. Birumvikana yuko rero rwose nyamuneka hagiye gushya. Nanone akandi kantu mutari muzi, ese mwari muzi yuko wa musore bohereje ku kazi, umusore bohereje ku kazi Ganza nawe ibye